Mwaramutse neza abakundwa abakunzi ba Kaireme TV. Umunsi mwiza rero kuri mwe mwese tugiye kuganira muri aka kanya. Aha hantu ndi nifuza ko nawe wahagera kuko ni ahantu hari akayaga keza hatuma ntekereza neza, hatuma ubuzima bukomeza. Nifuza ko nawe nyine umunsi umwe Imana yakugirira ubuntu ukajya ugera ahantu nk'aha hatuma uhumeka, naho byaba inshuro imwe mu buzima ariko ukishima. Ndifuza rero yuko tuganira uyu munsi ku bintu bitanu utagomba kubaza umugabo. Hari ibibazo umugore ashobora kubaza umugabo bikamwendispoza cyangwa se bikamushyira muri leta ituma atabasha kubona icyo agusubiza cyangwa se agufata nk'aho uri denge, uri umuntu utagira ubwenge cyangwa se udatekereza, ahubwo bikagusaba strategy wakoresha kugira ngo ubashe kubona resultat utiriwe ubaza icyo kibazo. Kimwe rero muri ibyo bibazo ni ikibazo kivuga ngo ese urankunda. Abagore benshi bifuza kumenya niba abagabo babo babakunda, ndetse abagabo bamwe surtout b'abanyarwanda usanga badakunda kubwira umugore ngo ndagukunda. Iyo amaze kuba umugore we biba birangiye, akenshi kuzongera kubwirwa iryo jambo usanga biba mu bikorwa, ariko kuryumva ari mubwira bikaba ari gake. Noneho yareba bimwe mu bikorwa umugabo amukorera cyangwa se bimwe mu makosa amukorera, umugore akagira tendance yo gutekereza ko umugabo we atamukunda, bikamutera impungenge ndetse bigatuma yumva ari indisposed, atishimye, akanibwira ko rero umugabo atamukunda. Nyine kuba umugabo yaguca inyuma rimwe na rimwe bikakubwira ko umugabo atagukunda, kuba umugabo rimwe yakubwira nabi bikumva ko atagukunda, kuba se kandi wenda hari nk'ibyo yaguhishe ukumva ko atagukunda. Et pourtant urukundo rw'umugabo ntago ruza mu magambo, ahubwo ruza mu bikorwa. Ariko ayo magambo umugore kuko ayakeneye mu miterere ye, ariko Imana yamuremye akeneye amagambo, akeneye kubwirwa ngo ndagukunda. Iyo rero umugabo atabikubwira, hari uburyo ushobora kubiverifya ndetse bigatuma muri we yumva agukunda by'ukuri, ku buryo komeza kujya donc ukajya ubibona. How rero wabikora, wabiverifya gute? Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe biragusaba imbaraga zikomeye cyane kugira ngo umugabo akubwire ijambo ndagukunda, rimusohokamo bitewe na disposition murimo. Ntabwo uzamubwira ngo ndagukunda cyangwa se ngo umubaze uti urankunda, ngo wibwire ko ari bugusubize yego ndagukunda cyangwa se akubwire ijambo ndagukunda, ahubwo kora ibishoboka byose kugira ngo iryo jambo rimusohokemo, wubwe abashe kwisohora mu kanwa ke, avuge je t'aime cyangwa se I love you cyangwa ndagukunda. Icyo gihe rero risohoka habaye iki? Hari ibintu ushobora gukora mu buzima bitandukanye, birimo kubaha umugabo, cyane ko ariyo mission Imana yahaye abagore yonyine muri mission zose Imana yaguhaye mu isi. Ku mugabo wawe iya mbere ni ukumwubaha, niyo yonyine ukeneye. Kubaha umugabo hakubiyemo ibintu byinshi cyane, niyo mpamvu utazamwubaha gusa ngo nakugirira nabo mutuke cyangwa se umubwire nabi. Kubaha harimo ibintu byinshi. Kubaha harimo guca bugufi, kubaha harimo kugenda gake, kubaha harimo kwihangana, kubaha harimo kumwizera no mu bihe bikomeye no mu bihe ubona nta kintu cyo kwizerwa kigihari. Kubaha harimo kumubwiza ukuri, kubaha harimo donc harimo ibintu byinshi cyane. Harimo kumukundwakaza, harimo kumukorera ibintu byiza bishobora gutuma yishima. Kumwubaha harimo kumutegurira ibyo akenera, ukamworohereza urugendo rwo muri iyi si, kuko nawe arahangayitse, ari mu bintu byinshi, ariko wowe ufite iyo capacity yo kuba wamubera izuba, wamubera umunezero, wamubera ibibero bidahuga byo gutuma atuza umutima ndetse akabona refuge, navuga ngo akabona ubuhungiro mu gihe isi yamukarihiye cyangwa se yamubihiye. Ibyo byose rero nibyo bikubiyemo kumwubaha. Rero numwubaha ukageza kuri apoje, numwubaha ukamuprova icyo cyubahiro, ndetse kenshi bigusaba no kumusingiza ni ukuba wamubwira amagambo y'icyubahiro, amagambo amunezeza. Ibyo nabyo biramufasha, bituma arushaho kumva aguwe neza. Iryo jambo ryo kuri kubwira birasohoka,
rirasohoka, ariko niyo ridasohotse risohokera mu bikorwa, agupuruva urukundo rwe, ukabibona. Rero ntuzigere wifuza ko azakubwira ngo ndagukunda gusa, ahubwo prove wowe mukorera ibikorwa bizatuma gupuruva ko agukunda. Ndizera ko ako ngako ngerageje kukavuga. Aka kabiri karavuga ngo ese uranshaka, uranyifuza, urifuza ko turyamana. Icyo ni ikintu umugabo utamubaza, ntago wakimubaza, ahubwo kora uko ushoboye kose ube attractive, umwatire. Rimwe na rimwe abagore iyo duhuze cyane, iyo ugiye mu bintu bitandukanye by'ubuzima, cyane cyane nk'ibona hari ibintu byinshi bitagenda, cyangwa se ukajya mu mirimo yo mu rugo, wirengagiza yuko mu byo umugabo akeneye harimo na sex. Rero umugabo igihe cyose ari mu isi azahora ashaka sex, kandi umuntu wa mbere ayifuzaho ni umugore we. Reka byoye kuba nk'aho ari umusaraba kuri we kuba yagusaba sex cyangwa se kuba yabona sex kuri wowe. Reka byoye kuba nk'aho ari routine, nanone byoye kuba nk'aho ari ikintu byoye kuba nk'aho ari ikintu agomba gukora kubera ko ari inshingano, cyangwa se kubera ko nyine nta kundi yabigenza, arabishaka, aremera bikore kubera ko nta kundi oya. Ahubwo icyo gihe kigire igihe kiri romantique, kigire igihe utegura. Fata time yawe nk'uko utegura amafunguro, utegure igikorwa kijyanye n'imibonano mpuzabitsina hagati yawe n'uwo mwashakanye. Just be prepared, itegure, gira umuteguro. Nuvuga ngo gutegura rero uzabikora gute? Reka ngerageze kudetaya, nubwo weho uzajya ugira creativity ugashyiramo ibyawe, ariko les astuces ngewe ndi buguhe ni zimwe zishobora kuba zakunganira. Wabigenza ute? Icyo gihe kora uturimo twawe hakiri kare. Niba uri umukozi ukaba ujya ku kazi, jya ku kazi, nibyo utundi turimo uwasigaye ku rugo umutegure, utuntu twose agomba gutegura dutegure tujyanye n'ibyo, ku buryo uri butahe ufite time ihagije yo kuruhuka. Hanyuma nugera mu rugo ukarabe uruhuke, cyangwa se uruhuke noneho ubyuke ukarabe. Noneho ukarabe, witegure, wambare neza, ukeye. Rimwe na rimwe mu rugo abagore bakunda kwambara ibintu binini cyane, like nkaho hari witeguye intambara, hari urugamba rugiye kuba, ku buryo witeguye ko hagize igikubita wahita wiruka. Oya, ahubwo mu rugo umuntu ararelaxa, yambara ibintu byoroheje. Ushobora kwambara mini, ushobora kwambara utwenda turi attractive. Ni urugo rwawe, niyo mpamvu kenshi mu rugo nta nubwo dukeneye abakozi, ukeneye kuhaba n'abana bawe gusa n'uwo mwashakanye, kuko abana bawe ntabwo bazajya bakureba ngo bagufuhire cyangwa se batangire kugutekerereza ibindi. They know that you are their mom, barabizi kuri mama wabo, barabizi yuko bakunda, kandi barabizi yuko ibyo ukora byose ari for the sake of the family, ari ibyiza by'urugo. Kenshi abantu bajya bambwira ngo nkoresha izindi ndimi, ariko nta birizana, ntabwo ari byo bihitamo. Gusa iyo nkoresheje ijambo ry'icyongereza cyangwa ry'igifaransa, kenshi ndaritranslatinga nkarishyira mu kinyarwanda iyo bishoboka, kuko hari amaterme medical cyangwa se amagambo yo kwa muganga cyangwa amagambo ari scientifique ntashobora kubona uko nyashyira mu kinyarwanda. Noneho rero gerageza nubyuka ukarabe, wambare utuntu turi attractive. Ushobora kuba utagiye kuryama ngo wambare robe de nuit, ariko ukambara utuntu twiza, ukambara utuntu tukuryoheye, tukuryohanye, ku buryo umugabo nakureba nagera mu rugo abona ko uteye amabengeza. Ntabwo umugore ari umugabo ku buryo ntabwo umugore ari umugabo. Let me repeat it. Umugabo afite uko ateye, afite imikaya, afite ukuntu akomeye, arakumbagaye, niko nabyita, ntabwo nzi ukuntu nabisobanura, ariko hari umubiri we nyine urakakaye nk'uw'abagabo. Ariko umugore ari douce, n'uruhu rwe usanga ruri douce, n'ibyo akora usanga biri doux, n'ijwi rye riri douce, uretse iryanjye ryakakaye ryabaye nk'iry'abagabo, ariko aba afite akajwi nyine keza kari attractive.
gerageza rero kuinvestisa imbaraga zawe muri ibyo byiza ufite, uruhu rwawe, ubwiza bwawe, kwambara kwawe. Ntabwo nkusabye ngo wambare inshocero mu rugo rwawe, sinzi niba nta handi wabyibwiwe, ariko ngenda bikubwiye openly. Mu rugo umuntu yambara neza, imyenda yo mu rugo ariko myiza, iri attractive. Niba kandi wakarabye ukabukeye, nizera ko ntari bukwibutsa ibintu byo gushavinga cyangwa se kwiyogosha, ugomba kuhora ukeye, isuku nyine ibyo byose irabireba. Hanyuma rero wambare n'utwo tuntu turi attractive, hanyuma ibyo nibirangira then usigare ureba ikijyanye nyine n'icyumba cyawe. Ese icyumba cyawe kimeze gute cyo, is it attractive? Ese mu nzira yego aho ngaho uturimo two mu rugo tumeze gute, twagiye ku ruhande? Nuvuga ngo abagore baye guheranwa n'imirimo yo mu rugo bayikore kare, bayihizure, hanyuma batangire kwitegura abo bashakanye. Bishobora kuba umugabo ashobora gutaha ananiwe, rero nabwo icyo gikorwa uragitegura kuri we. Nawe ntabwo ari umuntu uri buze directement yakwiteguye ko agiye gukora imibonano mpuzabitsina oya, ariko umugabo kenshi bimuzamo bitewe na situation ihari. Uko inda ishobora kumwattracting atigeze ategura kuryamana nayo, ni nako nawe wakabaye ubyitwaramo, wakabaye umwattracting kugira ngo icyo gikorwa agikore. Uzamwattracting ute rero? Biragusaba gukora uko ushoboye kose, yakwinjira ukamusuhuza neza, ariko ntasanga ibintu bihirima mu nzira, amafusheti, amasahani abana baririyeho, imyanda, amasafuriya, sinzi ibintu umuntu ashobora gutambuka agahita yumva atari happy, bitamunejeje. Gerageza naho yinjirira hose abakeye, naza none hasanga rero nasurire yawe ari yose. Buriya inseko nziza ikurura umunezero ku mutima w'umuntu. Uzarebe ugiye gusura abantu bakakwakirana urugwiro, bakwishimiye, bakakuganiriza bakwishimiye, you feel happy, uri comfortable mu rugo, ndetse utangira kwizera ko bagukunda. Rimwe na rimwe ushobora no kwibeshya ku muntu ko agukunda kubera inseko ye gusa tu. Gerageza rero umwattracting, useka, wishimye, mbese ku buryo n'ikindi gihe azajya gukumbura, ugenda umuha akabizu wawe. Ntago bizu padiri cyangwa se pastor yakubwiye kumuha ku munsi wa mbere abasezeranya yigeze akubuza kuzongera kuyimuha. Mwegere, muhobere, ngaho mwiza, ugira ijambo muvugishamo, umuhamagaramo, umubwira, urimubwire. Hanyuma nurangiza numara kumuyambira, kumuhobera, umwakira ibyo afite, muruhure somehow. Ube wamuteguriye amazi yo koga, mwihangane hari background abantu barimo kuvugiramo, nicaye muri restaurant, muri hotel. Ubwo noneho ukora uko ushoboye, mbese akwiyumvemo, yinjire umuruhura. Ntabwo ari ngombwa kumubaza ibibazo ibintu bimustressa, ahubwo utangira umwakire gusa, umuheke yayo kumwakira nk'umutware ugeze mu rugo rwawe, kuko ni umutware w'umutima wawe, niwe wimitse mu mutima wawe. Abongereza babivuga neza, he is the king of your heart, ni umwami w'umutima wawe. Then nawe ukaba the queen, ariko to be the queen ça se mérite. Kuba queen biraharanirwa, kuba king biraharanirwa, kuba umwami biraharanirwa, kuba umwamikazi biraharanirwa. Ntabwo ari kamba bazakwambika n'importe comment cyangwa se gutyo, ahubwo rizaba warikoreye. Hanyuma rero nurangiza umubwira uti rero mukundwa, ntakubeshye nyine, ndishimye kutashye, muha amazi meza ashyushye yo koga. Urabizi ko rimwe na rimwe koga amazi akonje bitera ubunebwe. Ube wamuteguriye se wenda akamasaje k'ibirenge like that. Utwo ni utuntu tugenda tunezeza umutima w'umuntu ku rwego yumva ibihe murimo mwabikomeza, ku rwego yumva atarekurana nawe for the moment, ahubwo akumva yifuza ko mukomeza. Ibyo byose rero nibyo nge nakubwira byiza bishobora kugufasha, bishobora kukunganira mu rukundo. Mbabwiye tubiri, ariko ni byinshi cyane. Ibyo rero biraza kugufasha ko naza kumva ari comfortable, yaruhutse, byagenze neza, nanaryama atabikoze, it's okay. Mureka sinzire, mureka ruhuke, umusengere, murambike ibiganza umusengere, usabire umugisha, kuko he's your behalf.
akeneye ko umusabira umugisha, akeneye ko umukundwa akaza, hanyuma nurangiza musinzire. Igihe rero azakangukira cyangwa se igihe biri bukundire, ibyo ari byose ibyo gikorwa muragikora. Ariko wimubaza ngo ese ngo do you want me or ranshaka, ese urashaka ko dukora imibonano mpuzabitsina? Hoya, ibyo byamwe inconforta, byamutera kumva ari indispose, akakwibazaho ndetse bikanamutera ikibazo. Ariko ibi bintu nyine ubitegure nkuko nawe de sa part yakabaye yagutegura. Igihe cyose yumva ko ushaka agomba kugutegura ku buryo nawe uri buze kumusanganira ibintu byoroshye. Hanyuma rero amafunguro we wayateguye neza, icyo si ikintu ngarukaho cyane, kuko ifunguro ry'umugabo ni mu byiciro bibiri. Umugabo afungura ibiryo bitunga umubiri, bigomba kuba ari indyo yuzuye, kuko umugabo arakora cyane kandi systeme immunitaire y'umugabo rimwe na rimwe ijya hasi, kandi igiye hasi biba birangiye, kugira ngo wongere kuyibyutsa biragora. Ariko ariho bisaba ko arya neza kandi akarya indyo yuzuye. Gerageza gufata time yawe uhahe, gerageza gufata time yawe utegure ifunguro riri diversifié. Ntuhore uteka ibintu bimwe, ntuhore dans twe turi neglige, ariko igihe hari pay attention, ukora uko ushoboye kugira ngo ejo n'ibiryo byawe tazajya bihaga cyangwa se akabizinukwa kubera guhora arya indyo imwe, bikamusaba kujya ajya kurya hanze cyangwa se muri restaurant zo hanze. Hanyuma ntabwo umugore ari umusirikare, si n'umupolisi wo kwirirwa acungacunga umeze ute, wagiye he, wawiriwe ute, wakoze ibi, wagize ute. Oya, just give him care, ibindi ntago bikureba. Muhe care, mwiteho, mukundwa akaze. Ibyo akeneye kuganira nawe azajya bikubwira mu biganire, nawe ibyo ukeneye kuganira nawe uzajya ubimubwira. Ariko ntabwo uri umupolisi wo guhora umucunga cyangwa se kumubwira ati ya ugiye unaniwe, warwaye, wagize ute. Oya, just give him care, muhe care, umwiteho, mukundwa akaze, umuteteshe, ibindi bizajya byikora. Hanyuma utwo ni tubiri, kandi ibi bintu nababwiye ko ari bitanu. Hari ibindi bibazo urebye nka bibiri bitatu bisigaye. Ndaza kubikoraho ikiganiro kiri suivant. Ubu ngubu ngiye kujya mu nama, ariko bakundwa, nkuko mubibona rwose ibyo bintu mbabwiye murumva ko bifite akamaro. Ikindi ndabakunda cyane, ngiye mu nama umunsi twakenyeye, kubera ko ni umunsi turi presenter ama delegation yaturutse hirya no hino, harimo na delegation y'u Rwanda. Nizere ko umunsengera bikaza kugenda neza, u Rwanda rwaserukana ishema, buri wese akatwishimira. Ndabakunda cyane. Let us meet again for another time. I love you.